Jewe Ndikumana Claude. Maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mushashi Valentine umbera umugore dusabe n'umugeni bose bafata ibirahure hanyuma bahuze ibirahure nibamara kubihuza bahuze yavuze ko rwose muzabona umubyeyi we yaje mu bukwe kuri uwo munsi ngo muzamubone. Kandi nanone yongeye kubereka nyina wabo, ariko aranavuze ngo nahaguruke twibutsa ko umuryango niwe shingiro ry'imbaga y'abanyarwanda. Kugira ngo tugire u Rwanda duhera ku muryango, kugira ngo tugire umurenge duhera ku muryango. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko umuryango niwe shingiro ry'imbaga y'abanyarwanda, kandi ukaba ugomba kurengera umuryango. Twabifurijeho kuzagira umuryango mwiza. Hanyuma tubabwira ko bazagira umuryango urimo papa, urimo mama ndetse n'abana. Icyatumye bafata icyemezo cyo gushyingiranwa mu muryango bagira bakomoka. Hanyuma tubabwira ko bazabyara abo bashoboye kurera. Muzabyara abangahe bimubaze twumve. Kuko ejo yaturera wari uhari nari mpari ejo kumwe batubwiye iki cyatuma gutandukana. Cyambere twababwiye ni ubusambanyi. Twababwiye ko umugabo agomba kuba umwe n'umugore akaba umwe. Iyo wagiye mu busambanyi muratandukana. Icya kabiri twababwiye ni uguturuka. Iyo utaye n'ubwo igihe cy'umwaka mukuru amezi 12 akurikirana kandi mugenzi wawe atazi aho wagiye. Wa wundi bataye asaba kandi
tubabwira kwanga gutanga ibitunga umuryango. Iyo wanze gutanga ibitunga umuryango waba undi wabyanze saba gatanga, tubabwira guhoza mugenzi wawe kugenzi cyangwa se kumukora. Ibyo byose rero tumaze kubibabwira, twababwiye ko ibyo ari iby'amategeko, ariko hari ibindi byangombwa bisabwa kugira ngo umuntu agire umuryango mwiza. Twababwiye ko icya mbere ari ukwizerana, icyizere, trust, icyizere, kwizerana. Icyizere cyabuze mu muryango havuka amakimbirane. Hanyuma tubabwira ko uko bazagenda bamarana iminsi ariko bazagenda barushaho gukundana. Iyi couple y'umuryango waranshimishije cyane, waranshimishije cyane, biragaragaza ko bafitanye urukundo hagati yabo. Hanyuma kugira ngo muzagire urugo rwiza ni ukuganira. Ikiganiro ni ikintu gikomeye cyane. Ikiganiro cyabo rero kizajya kiba gishimishije, kizajya kiba gishimishije, uburyo bazaganira bo ubwabo bazaba ari igikorwa gikomeye. Ibyo rero n'ibiganiro twagiranye, baje kwiga umubano, dufata igihe kitari munsi y'isaha tuganira, ndakeka yuko babyibuka. Twafata umwanya rero tukarahira, hanyuma tugasinya muri kino gitabo tugasoza. Jewe Mushashi Valentine, Jewe Mushashi Valentine, maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Ndikumana Claude umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ategeka kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Ndikumana Claude maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mushashi Valentine umbera umugore tukazabana
twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Mugambira Etienne, umwanditsi w'irangamero Umurenge wa Gitega, maze kumva amasezerano ya Ndikumana Claude na Mushashi Valentine bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa bene. Nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva Ndikumana Claude na Mushashi Valentine bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Tutaragenda, agira ngo mbahigende. Gereza cyo. Wabaye umugabo.
umuntu wese mu ruhande rwe ukomeze kumurindira mu ruhande rwawe, kandi ubushake bukomeze kutuganza, ibyo dufata byose hano ubigeze kugira ngo bigwe neza imibiri yacu. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe cyamajima mu izina rya Yesu, amen. bose bafata ibirahure hanyuma bahuze ibirahure, nibamara kubihuza bahuze aravuze ko rwose muzabona umubyeyi we yaje mu bukwe kuri uwo munsi ngo muzamubona. Kandi nanone yongeye kubereka nyina wabo, ariko aranavuze ngo nahaguruke aravuze ngo ntabwo ari we wenyine, bafite n'abandi bavugana nawe, ubwo ngabo ngabo nabo muzababona umunsi w'ibiri. Nibyo yongeye gusubiramo, aravuze ngo afite undi nyina wabo ufite umugabo w'umusirikare, ngira ngo murabibonye byerekana, ubwo nibyo yongeye gusubiramo. Aravuze ngo nanone akomeje gushimira perezida wa korali nubwo yahoze hano ariko akaba adahari, kandi yongeye noneho gushimira imbaga yose, abagabo bose bari hano ko bakoze ibintu bikomeye, aba bose abafata nk'abayobozi, aravuze ngo arabashimira. Aravuze ngo we ngo ntabwo afite abavandimwe bavukana, abavandimwe bose barapfuye, ngo abari abasore ndetse n'abakobwa, ngo ntabwo bafite bavukana, nyine arimo aravuga ko bapfuye. Ariko ngo hari abandi batoya ngo babiri, niko avuze. Ubwo muri make iyo ncamake yari arimo avuga.
ngo nitugirirwe umugisha bazazana n'abo bantu bose, umuryango wose muri rusange, ko bazava mu ntara baje gutaha ubukwe, kandi akomeje kubashimira. Imana ibahe umugisha. navuga utisubiramo arashimira abavandimwe shangazi n'abavandimwe yashimiye umusaza we, ashimira nyirasenge, ashimira murumuna we, arangije nyine natwe aravuga ababyeyi be babanye neza, Imana ibahe umugisha.